Mu rukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Bufaransa hakomeje kubera urubanza mu bujurire rw'umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Abafaransa witwa Claude Muhayimana. Akurikiranyweho ubufatanyacyaha muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 mu cyahoze ari Perefegitura ya Kibuye, aho yari umushoferi wa Guest House ndetse na Projet Pêche yakoreye imbere yaho. Muhayimana ashinjwa kuba mu gihe cya Jenoside yaratwaraga interahamwe n'abajandarume aho bajyaga kwica Abatutsi. Uduce dutandukanye tuvugwa mu rubanza rwe nahagiye hagabwa ibitero hakicwa Abatutsi babaga bahahungiye. Ahavugwa cyane nahahoze Stade Gatwaro, ubu hakaba hari urwibutso rwa Jenoside. Iyi stade kandi yari iteganye mu marembo n'urugo rwa Claude Muhayimana. Urwibutso rushingwemo abantu baguye muri icyari stade yari raha, aho stade yari uwangotse bitaro. Igihe ntara y'Iburengerazuba. Rero abantu bari barimo bahakiriye mu bitaro banga. Urebye Claude Muhayimana yaratuye ahangaha. Rero niho batuye imbara. Imodoka zitandukanye uyu mugabo yagiye atwara hari Daihatsu y'umucuruzi Nkundiye bakundaga kwita Bongo Bongo. Abajyaga muri ibi bitero ngo bahagurukiraga kuri station yitwaga Petro Rwanda yari mu mujyi wa Kibuye. Ubu ngubu hari station Rubis. Abatangabuhamya muri uru rubanza bemeza ko Claude Muhayimana yatwaraga interahamwe ndetse n'abajandarume akabagezaho babaga bagabye ibitero byo kwica Abatutsi ndetse akaza no kubagarura bamaze gukora akazi. Ngo batahaga baririmba bakajya no kwiyakira. Aho uyu mugabo avugwa kuba yarageze hose ubu hari inzibutso zishyinguwemo abishwe n'ibyo bitero. Aha twavuga nka Stade Gatwaro, ahari urwibutso rwa Jenoside, Kiliziya ya Kibuye, Home Saint-Jean, ishuri ry'ubuhinzi rya Nyamishaba ndetse no ku musozi wa Gitwa. Urubanza mu bujurire rwa Claude Muhayimana rwatangiye kuwa 2 Gashyantare, rukaba ruteganyijwe ko ruzasozwa kuwa 27 Gashyantare 2026 niba nta gihindutse. Mu rubanza rwa mbere Claude Muhayimana yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 14. Francine Endrusaro, umunyamakuru wa feza.com na Pax Press i Kigali mu Rwanda.